koko ho no dushenete dusanzwe argent ni all God. irya ni ibumoso ni ni zawe ayiwe aha mu ijosi naho nuko naho ni gira mikoro neza naho nuko boss naho wambazaho yeah ko turi kuvuga turi gukora umurimo w'Imana man niba nje hano actually ubundi nsengera kuri Swaga Bendo niho nsengera muri Swaga show yes ahubwo tura tura ari humble aratuje si kirara nkuko agaragara yewe na kimwe cya kabiri cy'uburara bitewe no kunagaragara so nuko ameza n'umwana mwiza kandi ikindi agira impuhwe agira urukundo so nibyo bintu nabashe ko ntago nabasha kwimubwira turi babiri nguricya ngo mbimubwire but it's a right time kujya mbimubwire agira urukundo ashyira mu gaciro kandi azi gukora akunda gukora ndambona rukuntu. Alright, reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeshwe gubwa neza ni nabyo tuba tubifuriza umunsi kundi twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu hano kuri Iris TV ngendija do twishime kuri kamera hari Emilie niyo muri kubona uri kuba hano mashusho meza ndetse n'amajwi meza muri kumva hano aka kanya nongeye kwikaze mwese muri za diaspora zitandukanye abari hakurya n'uvango y'inkiko z'u Rwanda ariko tugarukani wacu mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali turahano kube asupari utangiye kuvuga ntaraguha ikaze yes twari rero twakiriye ino kapo muri kubona ni kapo y'abaswageri reka turi ko tubivuga uko nibyo ra y'abaswageri kapo what do you mean is it couple mu bijyanye na feelings cyangwa ni couple y'abana babiri couple akwa kuno umuntu avango couple days you know ni gutyo waza kubimenya neza mu kiganiro muganye reka mbanze mbashyire kwanza turaza kubimenya neza niba koko iyo couple ikihatse ariko byose birashoboka couple hari amakapo bavuze ibintu byinshi by the way turabakire rero kuri Iris TV by the first time turabishimiye murasa neza mbere ya byose reka mbanze mbagaragaze uburyo mwaje mumeze iyo mumuzo bangana abaswageri cyangwa se ngo buri uko mwivuga reka mbanze ndebe uko bimeze hanga ndahera hereka mbere kuri ya mwari aha Emilie kuri kamera akora akazi kabe neza dukweto two white ubwaza gusobanurira kuko urumva naize mbona video mwigisha abantu uburyo cyo bagomba gusa neza uburyo bagomba kwambara uburyo bagomba byinshi nabone no gutegura bijyanye n'uwo murongo ubwo urumva yanga bikunze mwaje mwateguye bijyanye n'ubundi nibyo muri bwereka abantu by the way kuri runo ruhande rw'ino mutipe go ndafite ukuntu byajyanye mutuku hasi okay Paris akabuzaho here oya reka mpere kuri wowe niko navuze kuko nabonaga yambaye ibintu bidafite hano biri bijyanira ngiye niko mbibona amaso yanjye ubwo by'byambare ntago mbizi cyane inkweto z'umweru n'ikanzu yambaye ntago biri kujyana ishakoshi ntago bamenye kubijyanye agashakoshi erekana abwenge mfite aho ubwo hari bw'ibyo bintu agashakoshi riko kajyanye n'inkweto yego aha hanyuma uzamutse ku kuboko ho no dushenete dusanzwe argent ni all God irya ni ibumoso ni ni zawe ayiwe aha mu ijosi naho nuko naho ni gira mikoro neza naho nuko boss naho wambazaho yeah waje nishi ndakubita umuntu hano nizere ko uza mu modoka zifunze ibirahure neza wambaye oro ku maboko no mu gatuza narije ngaha bijyanye nano ku gashakoshi sinzi nimba bibonye arija ijyana na gashakoshi nanone hano no mu ijosi hano mu nda aha mu nda se buriya kamera ari kwabona naketse nyine umuntu turi kumwe okay ingufuri noneho kuki wambaye ingufuri ni necklace isanzwe nk'izindi ariko wambara bitewe n'ahantu ugiye nabwira yambara ahantu hose so nayihisemo kuyambara bitewe n'ukuntu akantu nambaye gasa nk'agafunze mu ijosi so ndavuga ngo bya byiza nkashyizeho okay agatima hejuru it means a lot kameninze ibintu byinshi
Yeah. bimwe muri byo na bintu bya hatari. okay mbere ko tugaruka kuri lo type wanje ahangaha Yeah. banza tubwiye noneho abwira abantu badukurikiye amazina yawe ni Nitwa Paris Igete. Umunyarwandakazi. Ibindi ni bisanzwe. utuye Cyangugu Oya, ni Kigali. ibindi ni ibisanzwe Ibindi ni bisanzwe ndasanzwe nk'abandi bantu bose. okay Yeah. uri married Oya, ndacyari inkumi. Sagarasetse. ubwo afite icyazi reka twigarukire urakoze cyane Yeah. turakomeza tuganira byinshi bitandukanye umunsi turaza kubona amasomo menshi aturutse kuri wowe hanyuma noneho rero reka nigire hino gato swaga bando ni swaga bendo na mvuga bando ujya umbabarira cyane ni BA man ntago ari BU ni swaga bendo yeah amazina yawe noneho wiswe n'ababyeyi apana ayo ngayo yaswaga n'ababyeyi urumva of course na y'ababyeyi kandi iyo dukuze buri muntu nyine hari amazina yiyita bitewe na CV bitewe n'ibigenda biba buri munsi ariko ayo niswe n'ababyeyi siko nitwa Nsengiyumva wanjye byiza ariko man Nsengiyumva ni izina ryiza ni izina nkunda niyo mpamvu ndi n'umunyamugisha buriya iyo umubyeyi akwise izina kenshi hari igihe rikukurikirana iyo usenga iyumva ni izina ryiza man rivuze ibintu byinshi ni Nsengiyumva Ali Henry Nsengiyumva yeah nayo mazina ariko imaze gukura nanjye nagizeyo niyita ko banyise amazina nkivuka then nanjye nkuze nanjye noneho nkuze bitewe na 7 ngirayo niyita Swagabandal Terry Modsan Bunya Boy Good Time Giver Hard Time Trasher yeah nayo ngayito mwiyemezi ochi naryo ni cyane nkunda kwiyemeza nyine ari ukuntu babisobanura na ukwiyemera no kwiyemeza ibintu iyo bavuze ngo umwiyemezi biva ku nshinga kwiyemeza rero hari ukuntu bitewe n'ukuntu twumva bitandukanye hari abantu babisobanura nabi ariko iyo mvuze ngo ndi umwiyemezi actually abaswageri bose bakurikirana swaga bendo swaga show nabiyemeza abafana bakunda ibiganiro byacu abantu nabiyemeza tubita biyemeza kuko bariyemeza bakavata ngiye gukora iki akagikora yes no kwiyemera ko bambaye neza ariko biba birimo nta muntu wambara neza ngo abimenye nta wiyemera ko yambaye neza ahubwo abamubona nibo bamwemera Paris swaga benda yambaye neza Yambaye neza cyane. uturikisa ku kinye nambaye neza Wambaye neza na. That's my boy okay ukuvuga ko yambaye neza urabishingira kuki cyambere cyaraberewe kandi ntago yapfuye kwambara ibintu yambaye yabipanze yabiteguye ikindi cya kabiri yambaye amabara ajyanye so araberewe cyane. merci beaucoup so reka rero noneho nawe tukurebe neza sasa wavuze ngo uraberewe wambaye ibintu bijyanye byo hasi yambaye nta muntu wivuga ahubwo baramuvuga ariko nawe ugomba kubyemera of course niba wahisemo umwenda ukawambara ukawumesa ukavuga ati uyu mwenda niwo ndi bwambare uba wawemeye ariko ntabwo uba wiyemeye sibyo so rero abakora nibo bavuga ko uberewe wambaye isaha ebyiri ngira ngo emire kuri kamera agenda bibona iburyo n'ibumoso ntago biba bisanzwe ubundi nyine n'iby'abaswageri inkweto yo bayibonye ni red yo nevans amarimo niga fata amasomo hano ku baswageri hanyuma black kumena n'iki n'icyagahanga mbwira ko icyo wahisemo kwambara gutya uyu munsi iyo umaze igihe ukora ikintu kigera ukayakikora ntago ngitegura ntago nkivuga ngo ndambara gutya ko nkiri na muto narabikundaga igihe kigera nyine ukifungura ntuza hari ab'imyenda ugahita ubona umwenda uri bwambare direct birikora nyine kugenda ubikora bigenda byikora so nahisemo kwambara gutya kubera ko nkunda concordance urareba ni Vans y'umutuku Lacoste y'umutuku then ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara urareba ko harimo concordance tuvuga nkuko Paris yema bitubwira mu kanya ari jana ingofero y'umukara ari kujyana n'ipantaro noneho inkweto ikajyana ikindi yo ni bag bisanzwe bashinamo wallet tukashinamo
akantu wenda dukenewe. Hari ikindi izi nigi ni izo nyogokuru yagusigiye cyangwa ziguze? ni swege bisanzwe, ni nta kantu nabonye ndakunda bakankora, abenshi bagakoresha rero nigi gusa, ariko njye nashizeho nakoresheje n'ihena ryako koko concordance wana ikintu ndacyubaha cyane. Okay, yambaye runigi rw'umukara n'ihena ry'umukara, yambaye amasaha abiri. Akabanza umbwire ku masaha abiri kuki wambara amasaha abiri atandukanye? Papa cyo kwambara amasaha donc ni kugira ngo burebe igihe cyangwa ni swaga n'ubundi? Of course saha njye ntago kera twazambaraga kugira turebe igihe, ariko byaroroshye ubu ngubu. Hari ahantu henshi warebera isaha, nkawe ugenda mu modoka ukoresha nyine isaha yo mu modoka. Kuri moto si ho ugenda n'imodoka mani, ariko nyine kwambara amasaha abiri ni ibintu bisanzwe, ni innovation, ni kuba unique. Niba wowe wambara imwe, kubera icyo wambara imwe? Reka tubazanye, kubera icyo wambara isaha imwe? Ye nambara imwe kwireberaho igihe biba bihagije. Ni ukuvuga ngo ko ubu turi mu isi mani yiruka, sibyo? Nshobora kwambara amasaha abiri kugira ngo bize kunyura. Wenda niba aka kaboko hari icyo kari gukora, ngaka kagira icyo gakora, wabyumvishe? Ni ukwirukanka kugira umusaza. Yes, ngaba batumirwa bake Mari kansigiye. Mari kansigiye. Twavuga ngo time is the reasons. Ubu ngo tusigaye tuva time is money. Yeah. So akora nibagiye ko ni nako nakingenzi iryinyo ryawe naryo ririhariye. Twereke dufashe baryerekane. Oya man, njye ntago njya nirata imiringa bro. Ntago njya nirata imiringa. Njye iyo nkunze akantu ndagakora, ariko ntago ngakora kubera kanshimishije. Ntago ngakora kubera abantu, kuko nta kintu wakorera abantu ngo banyurwe. So rero azilonga ikintu kigushimishe ujye ugikora, just do it. Yeah. Ngize amatsiko iryo ryinyo wari warakutse iryinyo bishyiramo irindi cyangwa bararikuyirishyiramo kubera njye ndibuka ko nagakunze nyine bikagenda gutyo, ariko nta bindi birenze. Hari izuba ryinshi byatari kabisa yana. Hanyuma ni zahabu ni nkuko ibiganiro dukora bibivuga, ni ukusharinga ibyo tuzi bikeya. So rero abanyumva kuri Iris TV ntibagire ni ukwivuga, ariko ugakunze n'ubundi nibyo dusanzwe dukora. Bihera kuri 12k kugera kuri 22k. Nuvuga ngo izaba ari gold, ku buryo ari unakennye ugakuramo kagasubiza akagwa amafaranga ku magrama. So rero wagakunze nawe bagakoresha zamo mu bihugu byo kure. Inasi nzi n'ababikora, ariko 20k uvuze ni bayita niba ari sinzi, ntago nibuka, ariko habanditse 22k, akenshi bashiraho grade y'icyo kintu. Yeah. So rero ngo karahenze ukagura nka miliyoni guhenda nta gihenze man, biterwa n'uko kigura. Uziko nshobora no kugura avoka y'ijana ikabihenze kuri ngewe. So nta kintu biterwa n'uko aguze, azilonga zibana gakunze. Karahenze bitewe n'uko uhagaze kuri ngewe kagahenze. Nta miliyoni 10 man, ntibakajya ntago tubujye muri miliyoni. Tubwire nk'umuntu agakunze amenye niba yabona n'ubushobozi bwo kugura. Umuntu agakunze ahubwo namurangira ahantu yagakura, kuko wenda hari igihe ngewe naba narahendukiwe cyangwa nkanahendwa, ntago twagura kimwe. Cyangwa niba mfite 20k kandi kagarukira kuri 22, wenda wowe wishakira 22, urumva rero nge nta nyangaruka ku mafaranga. Kwambara neza birahenda. Yes, nabanga tujye kuganira, ni urabona ka ni kapo isa neza kabisa. Kuyise muribana ibintu by'amakapo ari kugaruka. Kapo ni ibintu bibiri biba biri couple, hari ibintu byinshi cyane. Okay, nawe uri kapo nago ariko turi kumwe aka kanye nyaza ko ni umunyamakuru hanga. Mwe muri kapo nk'abatumirwa. Ubwo turi batatu twese ntago tukiri kapo. Abari kubazwa ariko muri babiri. Nibyo uri kumenenga. Okay. Ubwo murabyemeye. Yes, hanyuma rero abo nibo tufitiye umunsi tugiye kuganira byinshi bitandukanye. Baraza kutubwira imwe mu mirimo bakora, ariko uyu mutipe muri kubona akuntu babivuga ariko mu Rwongereza, came from USA. USA ni hehe man? United States of America. Ahubwo wowe you from Chicago.
ahubwo bashikego wallahi. Shaka mubanza utangire na swage z'icyongereza za hariya kuko nabyo ari kunyamyumva ngumva biniryoheye amatwi ko nabatipe b'abana bavuga icyongereza muri US wenda subivuga uko ari kubivuga wowe ko ubivuga neza nk'isanzwe ntabwira si binagira ariko noneho ari ukuntu icyongereza cya hariya kivugwa ukuntu icyongereza cya hariya rero mani ngewe nagize amahirwe ngera mu Rwanda harivuga icyongereza ukarambirwa kumva. So rero ngize amahirwe yo guhura n'umuntu uvuga ikinyarwanda nta nubwo mba ndi kwibuka icyongereza, yego nyine kivangamo umuntu kivuga umunsi ukwezi kugashira buri munsi, ariko ubwo twahuye nkagira amahirwe yo kuvuga ikinyarwanda nta nubwo ndi kwibuka icyongereza. Umbwiye ngo hey ntago nabona ikintu ngusubiza. Paris banza yagufasha. Paris icyongereza azi ariko ko maze iminsi muri kumwe ushaka kuba kimaze kirimo kiraza urimo biraza kuvuga ubwongereza bw'Abanyamerika biriko biraza. Okay, ushaka kwibwira abantu aka kanya wenda rubyo wavuze bikeya Paris ariko imirimo ukora akazi ukora ka buri munsi. Buriya se bon nkuko nabibabwiye nitwa Paris cyangwa Igete niyo mazina y'abantu benshi bazi. Nkuko mbajije hari ibintu nkora mu buzima busanzwe ariko wenda bitari ngombwa kuvuga. Ibindi bintu nkora nyeka kandi nabyo ahanini byanatuzanya ni nabako ndi nk'umu presenter cyangwa umu YouTuber mfatanyije n'uyu mupapa. Ya YouTube yitwa Swaga Bendo, ikiganiro cyitwa Swaga Show. So tuvugamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagirira societe nyarwanda akamaro ndetse n'abandi. Kuko ni ibintu byigisha byo mu buzima busanzwe, uburyo umuntu agomba kwitwara, umuntu agomba kwambara gute, umuntu agomba kwisiga iki, umuntu agomba gukora iki kugira ngo wenda humure cyangwa bon ni byinshi. So nyeka ndi ibyo nkora mu buzima bwa buri munsi. Kutabwira abantu se ko twanakoranye kuri televiziyo. Dinu yes ibyo urumva warumbaje ibyo nkora bya buri munsi, so nagiye mu bihe byashize. So uri umunyamakuru utari umunyamakuru mubi, umunyamakuru mwiza, wari umu presenter n'ubu ndacyari umu presenter. Kuki wahisemo gukorana na Paris? Paris rero agira gahunda kandi nicyo nge nari nshaka. Buriya hari ikintu mu bihugu iyo hirya byatembere bagira nta kindi bita ku cyo ufite, uburyo ugaragara, uburyo useka, ibyo byo ntago babyitaye, bo bita ku cyo ufite. So rero icyo nari nkeneye yaracyujuje, nari nkeneye umuntu nyine ufite gahunda kandi ufite ubumenyi, nyine ufite inyota yo gutanga ubumenyi afite, kandi nicyo nanjye nari ngambire. So rero twari duhuje twari dufite intumbero imwe, duhuye rero turahuza tuvuga ati why not takora akantu tugasharinga ibyo tuzi bikeya, noneho n'abandi tutumiye nabo bagasharinga nyine u Rwanda rwose tukabaswageri, tukaba biyemeza, tukagira abantu biyemeza ikintu runaka. Bashaka ko twese tuba biyemeza. Yes, abajene bari kutureba buriya kwiyemera ni ikintu cyiza, kuko iyo umuntu afite ibintu agenderaho principe runaka biramufasha mu buzima bwa buri munsi, nk'abajene, abantu nyine batara tukigira ibintu by'ibigare. Rero iyo ufite principe ukavuga ati ngiye ntago nagena n'umuntu umeze gutya na gutya, ntaho mwahurira. Kandi iyo uri umunyamugisha ntahurira n'umunyamuvumo, asubize. Yes, hari umuntu aka kanya ushobora kureba uburyo wambaye, uburyo usa, izo swaga zose, impeta, amasaha, intigi, amaherena, akavuga ati ibintu ntago bijyanye n'umuco nyarwanda. Reka niki bamubwira? Icyo namubwira ni uko yabanza akama definition. Ahubwo nari ndakaye. Reka banze agira icyo ababwira, none nawe uragira icyo tubwira mu kanya kuko wambaye mini. Nagera mini. Yeah, nyine. No, actually nyine umuco nyarwanda uko igihe kigenda gishira, ntago nko muri 90 habaga piscine, ntago habaga amahoteli yayandi nyine ya danje, sibyo? Rero tugenda tujyana n'igihe, kandi nizera ko tutagenda nyine dufata ibintu biri bugira icyo byangiza kuba dukikije cyangwa twebwe. Niba nambaye amasaha 2 nkayashira ku maboko yanjye nkeka ko nta biri bubangamire, sibyo?
Umva se kari gaspillage ngo isaha imwe yasaza ukaza gaspillage yande ndi ku gaspilla iki ni umutungo w'igihugu. Ejo bundi reka ngo agastore ejo bundi nagiye mu twagiye ahantu ejo bundi nagiye ahantu nyine twasohotse noneho turangije kurya twakoresheje intoki umukecuru wanjye arampamagara hashize igihe ariko bagiye kuzana amazi batinze kugira dukarabe noneho mfata ku kantu nari ndi kunywa actually na kantu nari ndi kunywa ngafataho noneho nsa nk'ukirininga gato kugira mfate phone ntaho umukecuru uzi umuntu wari hirya ibintu yankoreye yarankoreye ati wowe wamureze man urasuka drink uri kunywa nta soni drink yawe uri kubyumva ako kantu nyine numva ngo nsutse kuri drink nari ndi kunywa yanjye niguriye yanjye yari whisky ntabwo siko fanta orange mu ntoki time yo kuvuga sorry sibyo kubera ko uburyo yaraje niyo mubwira ati drink ni yanjye nkabimwibutsa ashobora kuba yari no kunkubita ikintu sibyo so rero tugomba kwiga kureba ibifite inyungu sibyo niba wowe wambaye isaha ebyiri ku kaboko kawe ukaba watera inzara zawe ukaba washira tentire mu musatsi wawe icyo ntacyo ngiye bimbangamiye as long as tubanye neza nje nicyo ndeba. Paris yubonye umutipe ufite amaherena like bino bya aswaga benda umva nyine wifata ute nk'umukobwa ese umva wagira umugabo umeze gutyo bo aho ngaho wenda na ku giti cyanjye cyanjye ko mbibona cyo bintwaye kandi ikindi biterwa na societe ubayemo so nta kintu bintwaye nka swaga we nta nubwo nanafata n'igihe cyanjye mu judginga cyangwa se mwitaho cyane kuko amaze kugira hagera bitewe n'ahantu aba na societe abayemo nta mpamvu nini imwe mubuza ko yabikora kandi ikindi nanone umuntu agira binakunda umuntu agira ibintu ashaka nk'uko yabivuze wabyiguriye ukabyambara wowe byambaye nta muntu wabikwambitse kandi unabikunda so yes na mpamvu wamukunze ibyo ntabwo nkeka ko ari byo bintu byatuma umwanga kandi turimo twicara dusesengura twigisha abantu mwe kwigisha abantu swaga no kwiyemera no kwiyemeza byose ariko tukabisasira tukanabihuza na societe tubamo na culture yacu urumva niwe uzana ikintu gishyashya mu bantu ntago irengagiza ibyari bihari ahubwo avuga ati byari bihari turabisanisha nibyo turi kuzana abantu babyumve gutya none reka nkubaze Paris aka kanya wenda twazi tuvana ni couple bibaye nyine biri Rio bikangonga kujya kumwerekana mu rugo kwa papa na mama yiyambariye gutya waba umva fieri bose umva ababyeyi babyakira ari ibibazo mufashe uretse ngufashe kubaza icyo kibazo kubera ko twigisha ibintu bijyanye na swag buriya twigisha no kuba flexible kwambara bitewe naho ugiye sibyo so rero nanjye ndi umuntu mukuru ntago najya gucyura inka bampaye ngiye gutera ubwatsi ngo ngende nambaye ingofero sibyo kura ubwatsi ubu ngubu babyita kubutera nta no gaheruka no kugabirwa wowe heruka kugabirwa ryari babyita kubutera ameze urabukura mani nk'izarishaye nta namakuru nahise ko utabizi oya mani twebwe kera niko twabivugaga ko turi bakuru buriya muri bakuru aha ni gutyo nyine ariko ntago najya gutera ubwatsi ngo ngende nambaye ingofero sibyo ndi flexible nyine ngomba kwambara bitewe naho ngiye ubwo agiye kunyerekana mu rugo as long as ngiye mushaka mukunze twabanza tukiga ku babyeyi be ko aba ari akantu kari temporary tugakora ikintu nyine ku buryo uko bakeneye kubera ko hari service mbashakaho sibyo nyine twigisha no gusimaneza no ku bukwe bwawe ntabwo wajya mu bukwe wambaye ikoboye so hari ibintu bihinduka bitewe n'ahantu ugiye bitewe n'icyo ushaka none ndi mu kazi nakwambara impeta kandi wenda ndi gukora ubuye ndi guterura ibuye nyine niko bigenda nuvuga ngo uba flexible wambara bitewe n'aho ugiye n'icyo ugiye gukora nta ndwara urundamo cyangwa ugiye gukora ikiyede bibaho ahubwo wajya gukora amafaranga wavayo uko iyo ngiye mu kazi nkuramo iyi saha ngakuramo impeta nkajya mu kazi ngakuramo rinete sigamo kuko ni akazi noneho ako kazi kamara gutanga amafaranga afata time nkayakugura agapantaro nkunze n'agashati nkunze rero ntago ari ubumonga aha nyine nambaye sibyo kandi narinje kuri camera mvuga ibyo nkora ntago rero nari kukwihisha kuko hano ni ibintu bisanzwe yego aha
cyakimba Volume niyo. byarangiye volume niyo inyuma volume niyo hanyuma noneho Paris yes ku mukobwa wambaye neza nayenze nemo nkusereza mu kanya ngo wambaye mini ariko ntabwo ari nangufiya cyane da nuko wicaye ibyo mama yambara yes ko narawo mu mama shamana turaguha link yaswaga ukwiriye kureba ikiganiro uri gufata Paris kamugereranya na mama wawe wese nazaho mu mama vuba ya nawe azaba mu mama ariko nawe azambara bitewe na ntuza na stars afite ya niko bigenda byambara nibijyanye n'imyaka ye oya ibijyanye na nuko climature n'imyumvire gifite reba n'izuba ukuntu rimeze ntago Yeah. kwambara Imana yananwe na mini actually sinzi ko nari kubireba okay byatirwa n'ubireba abayita umukobwa aho wambaye sira ari mini twagiye cameraman wadufashije yarakubeshye yewe ngubwire araza kunkamera amagurutse bangaze erekana jade bari bamufate mari umuntu wa hostinze abasagere mufate nyine toneke okay twakomeje yes hanyuma Paris umukobwa wambaye neza ubundi umusirimu kuko w'iki gihe mbese vision turimo kuko wanamugana tukiri muri ya myaka yo hashize ariko nanone twakomeje kunya tubivuga nubwo tuzana imyambarire mishyashya creativity ibintu bishya ariko tuba tugenda tuno kunabihuza na culture na societe uno umukobwa wambaye neza akakanya ugiye kuri kamera uvuga ati mwe bakobwa mudukurikiye mujye mwambara gutya kuko nibyo mwigisha bo imyambarire ni myinshi hari nkuko nabizi imyambaro bari myinshi ahubwo ikintu cya gikenewe nacyo twibandaho cyane muri show yacu ni ukubwira abantu igihe iyo myenda yambarirwa so ntago yaba ari kuwa mbere sibyo unambara amajojeng so ni ukumenya igihe kumenya iminsi kumenya iminsi kandi ikindi nanone ukambara buriya ushobora kuba wambaye neza wambaye ishati n'ipantaro by'umukara cyangwa se wenda umukara n'umweru wenda reka nanga urugero rumeze uko nguko naswaga akaza byamba ariko umuntu uri kora akabona ko mwambaye umwe yambaye neza kurenza undi kandi mwambaye imyenda imwe nko ku uniform nimba wiga secondaire urabyibuka wabonaga umwana ari smart kandi mwese mwambaye imyenda imeze kimwe uniform zimwe so umuntu yagaragaraga neza bitewe n'ukuntu uniform zimufitinze zimukwiriye kwa n'ukuntu yaziteye ni pass so rero umuntu wambaye neza cyane ikintu cya mbere namubwira cyase nabona kuri we ese iyo myenda yambaye irasa neza irameshe ushobora kubona umuntu yambaye umupira mwiza unahenze ariko inyuma usa nabi kwikora so umuntu uri yambaye ibintu biri bisa neza biteye ipasi kandi binamukwiriye yanamenye n'uburyo Henry yakomeje abivugaho kuno umuntu amenya amabara yambaye hari igihe wambara amabara ugakora mekikoro umeze nk'umukororo yes hari igihe wambara amabara menshi nka jada w'icyangwa jada w'icyapana wayirisi jada w'icyangwa yes ni urugero atanze so rero kumenya amabara wambaye kandi amabara abatandukanye hari amabara ushobora kwambara bitewe na klima nko muri sama amabara menshi sava ariko nanone ntago wayambara nicyo cyo narebaho cyane menya umuntu wambaye neza ko ndi kumureba nkareba na klima turimo nk'abati wow uyu muntu yambaye neza yes mwabyumvise rero ubwo ni ku ruhande rw'abakobwa uburyo umukobwa agomba kuba yambaye uburyo agomba kugarida iki kumenya taye yiwe kumenya igihe kandi kumenya ashaka ibintu yambaye bisa neza bimukwiriye nimba umupira ari munini kujya kugabanyisha ari amafaranga makeya kukambara neza ukajya kuri taye neza reka tugaruke rero ku batipe soga benda ku batipe umusore umugentro taraba umupapa wambaye neza ubundi kuri wowe aba yambaye ibintu bisa gute bitegura ko umupapa se njye ntago ndi bujye kure cyane kuko actually njye ntago nkunda ku ntago mba namenya umuntu wambaye neza ahubwo kereka naduhuriye muri ceremony runaka nibwo menya ko yambaye neza wenda n'urugero twese twagiye ku mazi nibwo ndeba umuntu nkavuga ati wawe yambaye neza sibyo ariko ntago nareba umuntu mu muhanda ngo mujudging ko ntago mba nzi yagiye ntago mba nzi yavuye so rero ikintu navuga umuntu wambaye neza kuri njyewe ni umuntu uri flexible
ni umuntu nyine wambaye bitewe n'aho agiye kuko njye ntabwo nahora n'umuntu mwana mvuge ngo wambaye neza cyangwa nabi kuko ntabwo mba nzi iyo agiye yewe ni gutyo njye nagisobanura tugerageza still aburyo abanyamerika bambara n'ubyo ubona mu Rwanda twambara urabizi umunyarwanda wagira kenshi je suis Congo Masisi Jeanne au Congo ako kantu mba nkwize umva ako kantu mani kamuswagiye umva bagakaringa ntabwo tugakaringa ibyanyabyo bitwaye iki ikoze Congolais ariko ntabwo twakurenganya uri umunyamerika hari abantu benshi bari muri US batazi igifaransa kabisa njye nize muri systeme y'igifaransa actually narangije nageze nko mu wa kabiri secondaire twiga mu gifaransa bahindura systeme ariko nta rurimi rundi nzi imana usibye ikinyarwanda nyine aba ari ugushakisha aba ari ukugira ngo twiteze imbere ariko nta izindi ndimi se nta muhanga muri zo hanyuma ubundi nibyo twe tujya kugarukaho nyine utugereranyirize kompaye Amerika n'Abanyarwanda Abanyamerika yari gitangaje nuko tuba tubareba ku ma TV screen man birenze kabisa ngiye ntawe nigeze miringa mvuge ati byambaye neza ariko hano muhura n'umuntu wambaye neza ugahura n'umuntu usa neza iri aho ikintu bitaho ni ibintu biri bihenze kubona umuntu yambaye Chanete nk'iya miliyoni y'idolari ariko ukabona kuntu yabijyanisha ukabona nta swag irimo so rero buri hantu n'umuco waho iriya nyine umuco waho ni ukwambara igikweto cyaguci cya danje akagenda mu kimodoka ariko ukabona nyine nta birenze ukabona uburyo yabijyanishije ariko ubwo bari ijisho nyine ry'umunyafurika ariko we yageze ahandi baravuga ati wow I like your shoes I like stuff in his ubundi twanagumye no kuza muri swaga cyane ko ari nako kazi muri gukora uyu munsi munahuriyeho na Paris ariko ubundi uhanamugani Masisi na Amerika byaje bitegura iki US waje na ryari bafite igihe kingana iki kuki uri naho ubundi impamvu ndi naha no gusuza abantu ko ngiye nakuriye naha navukiye Masisi navukiye muri Congo ariko ntabwo ariho nakuriye ntabwo ariho nabaye niho navukiye ariko ntabwo ariho nakuriye so nakuriye mu Rwanda rero mfite inshuti nyinshi abavandimwe niyo mpamvu ariko mbiprofita nje no mu kazi still iyo swaga show nyine kumva ko hari ikintu nageze ku Banyarwanda kumva ko hari ikintu mfite muri njyewe nabwira umuntu wese undeba ku buryo wenda ikiganiro cy'iminota 20 yakuramo byibura n'akantu kamwe sibyo ko ntabwo ushobora no kutiga gutera inzara nkanjye ariko ukiga discipline nk'iyo mfite ukiga uburyo mvuga ukiga umuntu areba icyo ashaka kumenya ni muri urwo rwego nyine ndi hano ni relax nitembea uone nitembea uone ni travel ni ukachinga new vibe sibyo hanyuma uri umaze imyaka ingahe US nagiye 2016 umaze imyaka 5 ni gushira uvanye nibwo gabisa garuga kabisa none azi no guca imigani abandi nabyo man nshiringa n'abantu bakuru man biri seriye ko nyine uganira n'abantu bakuru umenya ibintu byinshi umenya ku bijyanye nyine igitangaje ni ukura n'umuntu akubwira ngo umuco kandi uri kumbaza ngo umuco akivuga ngo ni ugukura ubwatsi basigaye babutera amani abantu bavukiye Masisi bagira n'inka nyinshi ninkubwira umugani ukawusobanura n'Abanyarwanda bakazavuga ngo nibyo njye swaga team tuzakugenera kandi kadanje kuko nyine uzaba nyine ugaragaje gukurikirana iby'umuco ariko apana mu kugaragara ahubwo no mu mutwe no mu buryo uganira n'abantu bakuru twagiye cameraman ako kantu gafate neza ntukazagakarenge sibyo zoominga ariko nawe mufate banshaka kumubaza bamureba ko ugomba kubikora arabizi rero ngiye kukubwira imigani ibiri ushoboremo umwe nushobora umwe so agatimu tuzakuzana akantu bazayibona tuzagaruka tukazanye kazaza live so hano umugani uvuga ngo iyaririye mu kwaha ihora imanitse ukuboko uwo ni umwe
wavuze ni mushobora umwe neza kanshireho undi ndebe umugani usa nk'ukomeye mukontara izotanye cyane zirotsanye okay ari guca imisaraba ahise yibagirwa ko nateye inzara uhise ubyibagirwa waririye mu kwaha yaririye mu kwaha imanitse ukuboko uwo ngo ndawuzi kubera ko nyine ikintu bivuze ndahita nkuhuza ariko ntacyo reka bisobanure akantu kanjye kaza oya nakubwiye ngo abakurikirana Iris TV bo bazagira gutya nibagira gutya yabishoboye twese hagati tuzakoza nabi nitutabona message mu comment ni imwe ntabwo tuzakagura so icyo uba bashatse kuvuga donc ahantu wahahiye ntuhava donc aho waririye tuvuge niba nje hano nkabona ibyo kurya bihagije iteka agatima gahora kampata kuvuga ati nsubire hano kuri Shiba Hotel twicara donc aho waririye ntuhava ari undi mugani w'ikinyarwanda bijya gusa bavuga ngo aho Paris wabizi ko yanci imigani myinshi kuri live kuri televiziyo no kuba no mugabo tutazi n'ikivuze nusibye ko wenda harimo umugani nanze kuvuga kubera ko numva ushobora kuri mwe wenda ijambo ritagikoreshwa cyane nyandagazi kubera kiravanga umutindi kandi turabera kubikoresha context ngene mbyumvamo niyo ngiyo nga uwa kabiri oyange ntagira icyo mbaza uko abantu bari kuri camera abajudge ni mwebwe ubwo mwebwe nimugira gutya mubyumva gutyo ubwo nyine umusaza mudufashije nyine ku buryo tuzagaruka tukamuzana kamera uwa kabiri urumva uwo ngo okay unashaka kusharisa nawo nyine ndawihore kubera ijambo ririmo ariko arakani nasa nkaho mbisanisha nako agatoki kakombye gahora karegetse no gahinnye sasa ubundi uvuka he wowe njyewe Burkina nibe bihugu wabayemo wowe nibe bihugu wabayemo nabimenye kuki bakwise Paris ni mu bisekuru uretse mubaze mu bisekuru wa kabiri wananiye uwa kabiri rero uravuga ngo wabazaga ngo nta nubwo no kwibuka actually okay uvuge ngusobanure umva cameraman utu tuntu ntukadukuremo ntabwo yadukuramo abari kutureba nta mpamvu ko twaganira nk'abaroya tuba tugomba gucishamo tukanaseka cyane ko tunagaruka kuri smartness ntabwo tuva kuri swag gusa ni smartness ubumenyi busanzwe ariko iyo umuntu aba yaca umugani aba yavuga speech akavangamo umugani aba ari ibintu byiza aba ari ibintu bifasha kuko abakuru bumva ko abato bakurikiranye so rero niyo mpamvu nari nkubaje n'utwo tubazo nubwo bikunaniye ariko nta kibazo turabyakira gutyo none twagira dute nta kundi twabigira yananiye uwa kabiri nubwo uri no kwibuka ubundi ubumenyi niho butangarije imigani nzi myinshi nari ushaka kutayizi kimwe nuko ariyo myinshi uzi ntazi kimwe nuko niba nzi biology ushaka kuzi mathematics ariko twese dufite ubumenyi butandukanye so niyo mpamvu Paris ko yari umuswa mu ishuri ariko azi gupresenta ubura nabwo nubuhanga nari umuhanga niyo mpamvu kwera imibare yaragutsindaga imibare narenzagaho n'amanota natanga bonus nimba ari kwijana n'ijana ari umushiki wanjye nifite yatsirwaga cyane mu ishuri ugasanga azi nko kubyina kinyarwanda kuvuga ati afite ubuhanga donc ntabwo wamwita umuswa kuko afite ubuhanga mu kubyina wowe utashobora ariko mu ishuri nyine si ibyo bye niyo mpamvu rero gusuzugura umuntu ari bibi ko buri muntu afite ikintu azi nicyo cyatumye iyo show iza swaga show kubera ko na sharing icyo nzi agasharing icyo icyazi nawe ugasharing icyo uzi none réunion fait la force c'est ce que je dis monsieur tu comprends ce que je dis ntabwo yasubije umugani wa kabiri reka tukomeze tubwire Paris ubundi byaje mu gisekuru byaje gute burese bibina sogokuru akomoka Paris mu France cyangwa yego yo kwa mama okay niyo mpamvu iyo ariko nabona inzobe ufite nkabona n'ubundi ishobora kuba undi maraso y'amahanga ndagukubita ndakuba umetiza ntabwo ari njye umetiza
mama yego. good. Hanyuma rero turimo tugenda tuyisatira n'umusozo w'ikiganiro, ariko mu kanya maza no kutubwira platform yanyu ndetse intego mufite, aho mwifuza kugera kugeza ubu ngubu muri kubona aho mwabitangiye na initiative mwari mufite n'icyerekezo se muri kubona bigeze he? Reka wenda manze mvangamo akantu gatoya kuri Swagabendo, ari wenda ari navuga ko ari nka message cyangwa se nkunda kubibaza abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye, kuko ni ukuvoma ubumenyi. Twebwe tuba twibera hano muri kino gihugu, iyo tutembereye kure tukajya kure, tugiye Burundi wenda cyangwa ariko mwe muri Masisi hakurya muri Kongo, ntamwe munajya n'abatajyayo benshi. Ni ukuvuga rero muri biriya bihugu, kimwe mu bintu wenda wumva wakuye wavomenyeyo wasangiza abantu b'urubyiruko hano mu Rwanda ariko kiri positive, kuvuga ati njyewe jye nabaye aha ngaha muri US, aribyo nahabonye nifuza ko Abanyarwanda baramutse bitwaye gutya cyangwa se baramutse bafashe iyo mico yabo ntacyo byaba bitwaye sosiyete yacu, ahubwo byagira icyo biyongerera. Mbaje ikibazo cyiza mani, niyo utakimbaza ati ko nari kukavuga. Ikintu iriya baturusha baba muri monde benefice, baba munsi y'inyungu kandi bari positive cyane. Nta ashobora kukureba ukaba wambaye ipantaro mbi, ishati mbi, ingofero mbi, unasa nabi, ariko akareba mbese areba ikintu cyiza kuri wowe. Bari positive, mbese bafocusinga kuri positive kurusha negative. So iyo wambaye ipantaro mbi wareba inkweto, bise ashakisha ikintu cyiza kuri wowe kandi nta muntu ujya ubura ikintu cyiza. So rero ikindi bareba niba uteye inzara zawe, ibyo bintu ngiye bindebaho. Niba wateye tente n'umusatsi wawe, ibyo ntago bimureba, sibyo? Azirongaza utamubangamiye, cyakoze banga umuntu babangamira, banga umuntu mwinjirira, barubahana. Icyo ni ibintu byinshi bagira byiza ku buryo nyine wabifata akabyimurira mu Banyafurika, byaduteza imbere. Yego, nyine ni ba munsi y'inyungu, bareba igihe utamubangamiye ntaho mwahurira. Yego. Nk'umukobwa hano muri societe tubamo, urabizi ko tuba dufite generation ziri nyuma tuvuga z'ababyeyi bacu nabo barafite bafite indi mico bakoranye muri societe itandukanye niyo turi gukurana ubu ngubu. Usanga rimwe na rimwe no mpamvu umubyeyi akakubwira ati ko ndabona ibyo wambaye binjennye, ndabona kusa binjennye, nyine birumvikana biba bivana na background zacu. Icyo turimo kiratuma tubikora, ariko ibyo babayemo byo bihabanye n'ibyo bari kubona turi kunyuramo. So aka kanya rero nicyo ubona kikwiye guhinduka muri societe yacu aka kanya, kugira ngo byibuze umuntu wifuza kwambara uko ashaka, imyitwarire ashaka, nyine n'iki abantu societe nyarwanda ikwiye guhindura ubona wowe mu byo kwirinda kubangamira iyo myambarire yacu turi kwigisha abantu. Murakoze. Gusa ikintu kigaragara bimaze guhinduka, at least ntago bikimeze nka mbere. Ubu ngubu umugani wa Henry abantu batangiye gufunguka mu mutwe, kubera ko muri kino gihe hari ama stress menshi, abantu bafite ibintu byinshi bahangayikisha nagwa kibyitaho cyane. Umuntu kibikora nyeka ko ntago ari busy, ni wa muntu nyine uba ufite igihe. So kwa ko abantu bose rero babuze igihe ntago bakibyitaho cyane. So nane bashishikariza n'undi muntu wenda kigira ikintu cyo kwita ku bintu cyane cyane ibintu negative. Wa mungani waswaga ntago nshaka kukuranga ngo mbone yuko udaseka neza kandi mu by'ukuri uri umwana mwiza cyangwa se ufite amaso meza. Sibyo ko ibyo nta n'ikintu byamarira, nshaka kwibona nka bya appreciating, nka kubwira kuri mwiza yego ariko si nkusebye. So abantu rero muri rusange kugira umuntu umuswage cyangwa se kugira ngo basi ube utabangamiye abantu muri societe, urebe ibikureba, bizanagufasha no kwachivinga ibintu byinshi mu buzima bwawe, kwera yuko bizagwa igihe cyo gutekereza ibintu byawe kurenza uko watekereza ibintu by'abandi. Uzakana nibagiye bagira kandi cyeza, nta banga mbese nta banga ribayo. Nyine ngiye kukambisobanura fresh muri US nta banga, nyine ntago ari kuvuga ngo nta banga, ahubwo uko umubwiye ikintu aragitera akakivuga gutyo. Nuvuga ngo we ashobora kuvuga ibintu wamubwiye ugihari ukiri around. Niba jadambwiye ati ino televiziyo niye irisi niye, mitamibwira Paris akiri around, nuvuga ngo bo ntago
bagira wa mutima wo kuba navuga ikintu ngo ngire ibintu kwepa oya ku buryo nyine niba nkubwiye ngo Guhimba. telefone bikayobera kuri Paris bamubwiye Afrika ikarita ya Afrika kandi nyine hari ukuntu uwo muco ujya ubaho ku banyafurika ukabona nyine we akavuga ikintu bitewe n'uko ashaka ko wowe ucyumva ariko we niyo umubwiye story arayiterura akayishira akayivuga uko imeze noneho iyo umubwiye ngo iki kintu ni ibanga Imana biba bibaye ibanga nyine ntago ari indyarya ni ukuvuga ngo iyo umubangamiye arakubwira urambangamiye iyo umushimisha arabwira ngo umushimishe iyo wambaye neza ni compliment mbese biberaho munsi y'inyungu nk'uko nabivuze ni isi y'inyungu ikintu kimufitiye inyungu aragikurikira kitamufitiye inyungu akagica ku ruhande yego kandi niyo mpamvu iyo uburebye ubona barateye imbere kuko niba nitaye ku nyungu zanjye buri muntu wese uri kutora akita ku nyungu ze man dutera imbere bro kandi iyo uteye imbere mba nteye imbere yego Yesu kugenda ku musozo rero tugenda ku musozo buri wese ku ruhande rwe arafata umwanya agire message atanga yaba kuri content yanyu wenda munaduhe overview y'icyerekezo muri maka kanya naho bigeze so reka mbaho umwanya yaba Paris nawe akirana muri message mu abantu yaba uburyo bwo kubakurikira donc ladies first kugira ngo nasoze so ikintu nasaba Abanyarwanda ni kugira no kudukurikirana ku ma platform yacu mukareba ama update yose mukajya kuri YouTube channel yacu ni Swaga Bendo ikiganiro ni Swaga Show harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ntabwo twibanda ku bintu bimwe akantu kose tubona kandi kafitiye societe nyarwanda akamaro turakavuga yes mudukurikirane kuri Instagram yitwa Henry Modsan yes ni Paris igete so ntabipostinze Swaga bayabipostinze so muzamuduteye inkunga ikomeye cyane ikindi nababwira nuko tubakunda murakoze cyane dusoza ikintu nge nababwira nuko iki kiganiro cyaje kiri positive icyo kigamije nuko buri muntu wese agira ikintu akuramo niba wenda amavuta nisize hari icyo yamariye nkajya kuri ngafata camera ngayiseringa then nkababwira ko hari icyo ayo mavuta yamariye sibyo niba nambara ishati uruhande rumwe nka fonsa ahandi nyine ngiye nkabikwereka wowe wabona ushaka kubikora nawe ukabikora sibyo ni ukwihitiramo ntago dukeneye abantu bari negari baba batarabiyemeza actually icano yabiyemeza icano y'abantu nyine bafite intumbero bareba bafite inyungu ba muri bond de benefice ikindi kuri IG ni Swaga Bendo ahantu hose ni Swaga Bendo YouTube channel Swaga Bendo show ni Swaga Show yep turabakunda cyane Imana niba mwenyuri niba ajya kuryama ibarote bayirote Imana yakorose man ubyuka noneho umva n'isambu wasize iyo hirya bacu twasanze Swaga we oya ntacyo bitwaye ibirenge byanyu biri hejuru y'ibyacu umva iyo nayo ni swag kuba nyine umva numva ngo kuba udashaka ko hari umuntu gukandagira nawe ntawe ubishaka ko ntawe ugomba gukandagira sibyo ari kugira ngo urote Imana no kugira ngo wowe urose Imana ariko nibyo sawa numva ngo Imana iyo yakurose wowe urara uri kumwe nayo kandi iyo waraye uri kumwe nayo of course urayirota so rero Imana yakurose mu gitondo byuka hari ibipepa byanditseho indege mu mazina yawe biri ku muryango wafungura umuryango akavuga ati Imana yandose ese mbwira ubundi usengera muri edi uzi idini nsengeramo ni idini ry'urukundo no kutabangama ko iyo uri over 18 uzi gutandukanya isaka n'ururo ntago bigusaba idini kugira ngo witwe umukristo sibyo ariko yuze ubwenge uzi gutandukanya ikibi n'icyiza uzi ko guhemuka ari bibi uzi ko kubangamira umuntu ari uzi ko kureba itakureba ari bibi ko umukristo ukagira aho uteranira guterana gute abandi bakristo guterana kuko turi kuvuga turi gukora umurimo w'Imana man niba nje hano actually ubundi nsengera kuri Swaga Bendo Swaga Bendo niho nsengera muri Swaga Show yes ahubwo tura tura tanga amatura Paris niwe wanjye wallahi
none se ngwiki man reka mbigusobanure byibura byumve n'abari kuri camera za Iris babyumve. Guterana ni igihe ababiri iyo bicaye bari kuvuga ibintu biri positive Imana irabasanga, sibyo? Rero abakozi b'Imana Pastor Swaga, nyita Pastor Swaga ko nako ndaje nkongereho. Tuzakora ikiganiro kihari. Yego, ariko nyine muri rusange ntago buriya guterana ni byiza, ariko ni mushobora no guterana muri kuvuga ibintu byubaka societe. Iryo naryo ni ijambo ry'Imana kuko muri gushishikariza abantu gukora ibintu byiza. Ariko urusengero rurwemera ko rugomba kubaho. Kose rugomba kuba ruriho, rwabaho rugakorerwamo iki? Rugateranirwamo ariko muri kuvuga ibiri positive. Of course. Navugaga rero urwo rusengero uteraniramo n'uruhe? Urusengero buriya Bibiliya iravuga ngo mugere ikirenge mu cya Yesu. Yesu ntiyagiye mu nani mu butayu. Hari urusengero rwariyo. Ariko yakuriye mu rusengero. Ntago mbizi. Ariko niba yarakuriye mu rusengero ntago neza ngiye nakuriye. Nanjye nakuye umusorera. Reka tubigire tubikliyaringe. Ariko niba twicaye hano kuri Shiba Hotel turi kuganira ibintu byubaka, turi gukora umurimo w'Imana, turi abakozi b'Imana, sibyo? Rero ntago ari ngombwa ngo nese abatabonye urwo rusengero ntago bari gusenga, ntago uzabo bita abatampera basengera hanze se. Nabo bari gusenga. Rero ntago ari ngombwa ngo ibintu byose tubifate tubikopiye tubizana, kuko ntago byakunda. So rero ngewe idini nsengeramo n'urukundo no kureba ibindeba no kwikunda no gukunda mugenzi wanjye nkuko nikunda, niryo dini ryanjye. Amen. Ndakoze cyane Pastor Swaga. Yes, tuganye ku musozo ikiganiro cyiza cyane, twagiye tuganira byinshi bitandukanye. Reka mushimire rwose na couple y'abiyemezi. Ijambo biyemezi twari koresheje cyane, abantu banarisobanukiye. Paris man uratasi kubiseka, ntago uri umwemezi. Aratuma ukubita man ari mu bintu ibiyemezi. Yakana imbere hanga ntago umwemezi. Ndi umwemezi cyane, ndi umufana wa Henry cyane. Urumwemeye. Ndamufana kuko abiyemezi na abantu baswaga. Abantu baseringa goals. Yes. Bati ndiyemeje ikintu nzakigeraho. Cyane abafana ba Henry nabiyemezi. Bose nanjye ndi gushaka akazina nzabita banje abafana banje, ariko nanjye ndi umufana we actually. Nawe uri umwemezi. Mu bafana babiyemezi. Navuge kwiyemera cyane. Oh no, batabyumva nabi. Kwiyemera ntago ari nka kuno abandi bantu yo kwiyemera kwawe. Kwiyemeza gukora ikintu kandi ukagikora. Okay, turashoje reka tubashimire cyane ku mwanya mwaduhaye. Niba utaha niba ngombwa. Hari ahantu twari turi last time nambaza akabazo. Paris ni sawa cyane, kila kitu ni sawa. Unashukuru Mwenyezi Mungu. Haya ntago ari bumbaze. Ntabwo ndi bumubaze, namubajije. Mubaze njyenyine. None se ikibazo ngiye kumubaza nta nubwo ari kuri we, ahubwo turi hafi kumara nk'amezi 2 tuziranye ko straight nkiza mu Rwanda nibwo twahuye then tukakorana, ariko ntago byahise biba kuko ni process urabizi. Paris. Oui. Amezi 2 tumaranye tuziranye. Fata nk'amasegonda 30 unsobanurira Abanyarwanda ko nge ntabwo nshobora kwivuga. Rero nyine byibura amasegonda 30 ndekrive meze ni hari ni description. Ndekrive gira abari kutureba. Well, okay, bon, ari igihe ureba nk'umuntu cyangwa ikintu ukakijudginga nyine ukibaza ibintu byinshi. So ari mu bantu banyigisha ko icyo kintu nyicikaho, kubera ko swaga umubonye gutya uhitubona nyine ari umuntu w'ikirara, kweranga amaherena, inzara, amasabiri, amabring mu menyo net. So nyine umuntu akahita avuga ati uriya ni sinzi ko tuzashobokana, sibyo? Ariko ni umwana mwiza, ari humble, aratuje, si ikirara nk'uko agaragara. Yewe na kimwe cya kabiri cy'uburara bitewe n'ukuntu agaragara. So nuko ameza, ni umwana mwiza kandi ikindi agira impuhwe, agira urukundo.
so nibyo bintu nabashe ko ntabwo nabasha kwimubwira turi babiri gutya ngo mbimubwire, but it's a right time kujya mbimubwire. Agira urukundo, ashyira mu gaciro kandi azi gukora, akunda gukora. Ndambona rukuntu njye ngira wenda nk'ubunebwe bitewe wenda n'ibindi bintu nkora ku ruhande, akanyebora avuga ati Paris no. So umuntu w'umusore ku myaka yiwe niba kibabona bameze uko nguko, so numwiyemeze nkuko bivuze, iyo yemeje gukora ikintu aragikora. Agira urukundo nkuko nabivuze, mbo kunagaragara ntago ari komeze vraiment. Yeah. Wow. Tiyemera. Ariko ibintu navuze ni rya dini nakubwiraga of course. Nyine niryo dini ryanjye. Ni dini, ni urukundo, ni kureba. Actually jya utegereza abantu bo babona iki kurimo, bo yawo kugira ngo acting, kugira ngo wereke abantu ko uri uwahatari, ba wowe nimba ushaka kwambara ibyo wambara ubyambare, cyo kurya ukirye, cyo kunywa ukinywe, niyo cyaba ari kiba, ariko uyu ubonye ububi bwacu urakireka. So ariko ureke kwihisha mu bantu. Ejo muri twakoze ikiganiro, njye intumbero yanjye ni ukugira ngo nuzashiraho inzara muri umuna wanjye akazisiga gutya, iyo shusho mbi nzaba narayikuyeho. Mbese abantu babe free, sibyo? Niba kunze gushiraho tatu ayishireho, niba kunze gushiraho inzara azishira, kubera ko ngiyewe nazishizeho hakagira abanyiha bakanuka, ariko byibura adendi birangira babonye ukuri. So rero nshaka gukininga iyo nzira ku buryo n'undi wese uzabyifuza azace mu nzira Swaga yaciyemo, azakora n'ibyo Swaga yakoze, ku buryo batazamujajingira kuri low. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Murakoze pe. Tubashimire. Bye bye. Bye. Imana ibarote n'umuryango.